Murwa TV vuga butumwa. kuko waremeye kwakira abarushe n'abaremerewe none nanjye ndaje ukiza ibikomere byanjye ndaje mwami imbere yawe ubwiza bwawe nihungi. Hari amashyi muri kumva? Hari amashyi murumva? Imana ishimwe ko hakiriho abantu basenga, hakiriho abantu babasha kuvuga izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Haleluya, n'iby'agaciro gakomeye cyane. So reka mbareke rero mukurikira isengesho cyangwa se twinjiye mu mwanya wo gusenga Imana. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iri kumwe natwe kandi atugira neza mu izina rya Yesu wanesheje urupfu n'ikuzimu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, duhereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, abantu badukurikiye online, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Duhereza Imana icyubahiro. Icyoro ni cy'Uwiteka Imana nyiringabo, yicara ku bakerubi, iza gutabara ihetswe n'ibicu. Imana yaremye inyanja, Imana yaremye ubutaka, ikirere, isanzure, yaremye byose. Haleluya, tuhereze icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Iyo Mana ni muyihe icyubahiro we, iragikwiye. Haleluya, ni muyongere n'ikindi mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, igiturinda ibiteye ubwoba bya nijoro, igiturinda imigambi y'abagome y'abagambanyi. Imana igiturinda, ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Biravuga muri Yesaya 54 ngo hari bazaterana, ngo ari Uwiteka Imana nyiringabo sibo izabibateranyije, ngo ariko ikintu cyose bacuze kukurwanya, intwaro zose bacuze kukurwanya, ibyo bagiye kuzana muri Tanzania, mu Bugande, mu Masi, ikuzimu, mu Barangi, mu bapfumu, ngo bakurwanye, biravuga ngo nta kintu bizagutwara, kuko njye Uwiteka ni kumwe nawe, narakuremye, nzakurwanirira, nzagufata ukuboko kw'iburyo, nzakuneshereza amahanga ari imbere yawe mu izina rya Yesu. Haleluya, abazagurisha amasambu, bakagurisha amazu, bakagurisha imodoka batunze, batanga ibitambo, basirika bahambira, ntacyo bizagutwara mu izina rya Yesu Kristo, kuko warisobanukiwe. Haleluya, uri umwana w'Imana, waraguzwe, warakowe, waracunguwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abakolosayi 2:13-14, amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, arabasuzugura, bicara hejuru, abihenura hejuru kubw'umusaraba. Inzandiko zose ziturega abamba ku musaraba, buri birego byose byakuregaga byamaze kubabwa ku musaraba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, buri birego byose Satani yaturegaga byabambwe ku musaraba. Urupfu rwa kabiri rwakuweho, nta kurimbuka, twaraguzwe, twaracunguwe kubw'amaraso y'igiciro Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya, duhereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana ihindura amazina. Haleluya, ni Imana ihindura amazina, ni Imana ihindura title, ni Imana ihindura epage, ni Imana ihindura icyiciro. Umuntu wari mu gihe cyo kurira, Imana ikamushyira mu gihe cyo guseka. Umuntu wari mu gihe cy'ubugaragu, Imana ikamuhindura bosi. Ni Imana ivana ku cyavu igashyira hejuru. Niko Hana yaririmbye amaze guhabwa Samweli, aravuga ngo uri Imana yica igakiza, ushyira hasi, ushyira hejuru, urakenesha, ugakenura. Uri Imana, haleluya, wari ingumba, umakubyara abana bangahe? 7. Icyubahiro gihinduka cy'Uwiteka Imana nyiringabo mu izina rya Yesu. Uko niko Hana yasenze.
haleluya. Yishima hejuru ya Penina, yishima hejuru ya Satani. Arabwira ngo Satani we, iyi Mana narayimenye, ni Imana yica, ni Imana ikiza, ni Imana ikenura, ni Imana ikenesha, ni Imana ikura hasi, ni Imana ishyira hejuru, ihabwa icyubahiro. Wari ingumba byaye kangahe? 7. Kandi yarabyaye inshuro imwe, ariko ahita hanura aravuga ngo nzabyara 7 mu izina ryande rya Yesu. Ikigoye kiracitse, igisuzuguro kivuweho mu izina rya Kristo. Gusuzugurwa, myuka ya Rabani, myuka y'Abamoni, myuka y'Abafilistiya, myuka y'Abapagani, myuka y'amahembe, myuka y'ibitega, myuka ya Payari, zo mbaraga z'ubujima zose ngo ziracitse. Ikigoye kiracitse mu izina rya Yesu Kristo. Nta bubasha gifite ku buzima bwacu kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya, haleluya. Ni Imana itanga umugisha, ni Imana kuvana muri Afurika kujyana mu Burayi aho yavuze, hahandi yakubwiye. Haleluya. Ni Imana itanga visa kuriza indege, kandi ukaba wa mbere mu kuri indege. Muryango wanyu nta muntu ugeze yurira indege. Ni Imana, haleluya, yaremye ijuru n'isi. Ni Imana ishobora byose. Niko yabwiye Mose kuva 6 ngo yongera kumwibutsa izina ryayo, iramutuma irabwira ngo Mose we, Abisiraheli barimo kukwitotombera ngo narabashutse, babwira ko mbatabaye, none ubure twaburiyongereye, byagezo biriyongeye. Ndongera ndakwibukije, ndi Uwiteka Imana ishobora bingahe byose. Haleluya. Ndi Imana ishobora byose. Ndabonekeye Abrahamu, mbonekera Isaka, mbonekera Yakobo, ndababwira ngo ndukuri ndi Uwiteka Imana Nyiringabo. Aba bantu nzabagara mu gihugu cyabo, nyibasubize, kuko ndi Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Genda ubwire Farawo barekure bagende mu izina rya Yesu Kristo, kuko ndi Uwiteka Imana bivuze. Genda ubwire Satani, genda ubwire Farawo, bwira izo ntambara, bwira icyo kigeragezo, bwira ubwo burwayi, bwira ubwo bukene, bwira ubwo businzi, bwira ibyo byaha, bibwira ngo Uwiteka aravuze ngo ndekura ngende ngiye gukorera Imana mbohotse mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ravugamo muri kuva 6 ngo genda ubwire Farawo, mubwire ngo Farawo ufite ibibazo bikomeye, nzagukubita, nzakwerekana imbaraga zanjye zikomeye. Haleluya. Bizamenyekana ko ndi Uwiteka utura imitwaro Abisiraheli Abanyegiputa babakoreshe. Haleluya. Imana ije kugutura imitwaro Abanyegiputa bashize ku buzima bwawe, ije guhindura title, ije guhindura icyiciro, ije guhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuhanuzi bwawe. Iyo mitwaro abarozi bagushyizeho, ndi gusenga Imana iyo mitwaro nikuveho mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zigere mu byawe, mu rugo rwawe, muri bishe yawe, muri business, mu bana, mu buzukuru, ku mugabo, ku mugore. Imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo ndazitumye zinjira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri mitwaro yose bagushyizeho irakuvaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntabwo uragatoyo k'abadayimoni, ntabwo uri inzu ya Nyabingi ngo abadayimoni baguture mu mubiri, ntabwo uri icumbi ry'indwara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hoya, mu izina rya Yesu Kristo turabyanze. Turatangaza kubohoka kudasanzwe muri amasengesho, turatangaza imbaraga, turatangaza ubushobozi. Imana iguhindure title, iguhindure icyiciro. Ibicaniro by'imiryango y'iwanyu byabasengereje, byabateje ubusambanyi, bateje ubusinzi, bateza ibyaha bitandukanye, bateza ibihombo, birabekenyura, birabica, birabamara. Ndi gusenga Imana ibyo bicaniro byabateje indwara, bibateza urungaba, urateza uruzerero. Ndi gusenga. Haleluya. Ndahamagara ikindi gicaniro cya Kristo kuza gusenya ibindi bicaniro byose. Haleluya. Bikomokaho imitwaro Abanyegiputa, bituma muyikorera mu izina rya Yesu. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Ni Imana itabura kubereka mu byago no mu makuba. Ni Imana yumva amasengesho.
iyo Mana dusenga irakomeye, ntabwo ari nyabinshi, ntabwo ari abarangi basenga, ntabwo ari abacuruzi basenga. Dusenga Imana yaremye ijuru n'isi, inyanja n'ubutaka, ise umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihindura amateka y'umuntu permanently, mu buryo buhoraho, mu buryo bufatika. Dusenga Imana ifite imbaraga, dusenga Imana ifishobora byose, dusenga Imana iriho, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana iduha imbaraga yo dusenze, dusenga Imana iduhindura imiriro, dusenga Imana iduhindura abanyembaraga, urugo rwacu rugahinduka imbaraga, rugahinduka ubushobozi. Dusenga Imana haleluya ifatamiri ibyakugezaho imbaraga. Dusenga Imana ikiza sida, ikiza kanseri, ikiza pressure, imivuduko za diabete. Dusenga Imana ikuraho kanseri igashirira. Dusenga Imana ihindura amateka. Haleluya. Ongera ugirira Imana icyizere, wowe unkurikiye. Haleluya. Ongera ugirira Imana icyizere, ongera ugirira Imana icyizere. Haleluya. Muririmbyi yaremye aravuga ngo Imana irahanumye ngo nimbwira abantu ngo biremwe none ntabwo ari ibya kera, ngibyo mwavuganye ngo nukwira bishohoje, y'amasezerano ngo Imana irashoje. Ngo ngera ugirira Imana icyizere. Haleluya. Igirira Imana icyizere. Kubara 23. Haleluya. 19. Imana si umuntu ngo ibeshe, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze, ibyasohotse mu kanwa kayo no kubikora izabikora. Ni nyirubasha, ni nyirisi n'ijuru, ni nyiribihe, ni kangwa n'igihe, ni kangwa ngo biracitse, ni kangwa. Ni Imana yihagije, ni Imana ifite imbaraga n'ubutware. Hura n'Imana muri Isengesho mu izina rya Yesu Kristo. Hura n'Imana, hura n'Imana mu izina rya Yesu, hura n'Imana mu izina rya Yesu. Intumwa zigeze mu nyanja rwagati bari mu bwato, ngo umuraba wisuka mu nyanja, batangira guhungabana. Haleluya. Ngo Yesu yarasinziriye, batangira kutaka, baravuga ngo data nukuri kurebera, Yesu turapfuye dutabare. Yesu ngo acaha umuyaga, habwira ngo tuza. Baratangara bavuga ngo uyu ni muntu ki ucyaha umuyaga ukamwumvira. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yivange mu bwato bwawe, acaha umuyaga, acaha ibibazo, acahe buri kintu cyose kiri imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sinzi umuyaga, haleluya, urimo uragukubita, ariko Kristo aze gucyaha. Yesu acahe muri amasengesho, Yesu akahe muri amasengesho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Itangiriro 3:2 umurongo wa 29. Haleluya. Yakobo ahindurirwa izina. Yakobo avuye kwa Labani, amaze imyaka 20 amuguranira ibihembo incuro 10, amuriganya, amwiba. Arangiza afata umwanzuro avuga ati ibi ntabyo, ngomba kwibohora. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:32 ngo nango muzamenye ukuri, kandi ukuri ko kuzaba batura. Iyo amaze kwisobanukirwa uriwe muri Kristo Yesu no kumenya ukuri, uribohora. Yakobo aribohora, aravuga ati asikiwe, ibyo nakoreye nari naremerewe ndabitwara hatabuzemo na kimwe, ntabwo ndibwibe, ahubwo ibyo nahindurwa incuro 10 nibyo ndaza gutwara. Yakobo ntabwo yigeze yiba Labani, ahubwo ibyo yamwemeraga ntabimuhe nibyo yafashe, kuko yafataga mu mutwe. Arangije atwara imitungo ye, atwara amasho n'ingamiya, atwara abagaragu, atwara abagore n'abana, byose arabiheka arabitwara. Haleluya. Muribuka Abisirayeli bava muri Egiputa, Satani ari we Farawo yaravuze ngo ntabwo ndeka Abisirayeli ngo bagende, nimbareka ngo bakagenda. Baragenda bonyine, amasho n'ibikumbi byabo biraza gusigara, ntago barabitwara. Ariko Mose aranga, Imana iranga, iravuga ati kubera iki? Tuzakura amaturo, tuzakora ibitambo, tugomba kuva muri Egiputa dufite imitungo yacu tuyikoreye. Haleluya. Uko niko Yakobo yavuye kwa Labani, yikoreye ibyo yemerewe incuro 10 abiriganywa. Haleluya. Yarafite karande cyangwa se umwuka wo kubesha no kunyanganya mu miryango yabo.
wari uri kuri Rebeka mama we no kuri Labani nyirarume wiwe. Haleluya. Uwo mwuka uramusengereza ngo ageze ku musozi. Haleluya. Ngo arimo gusenga Imana abona marayika araje. Bari abantu bagirwaga ubuntu kera, bagirwaga ubuntu bukomeye cyane. Abona marayika araje baramucakiye. Haleluya. Aramufata bararwana, abwira marayika avuga ngo sinkurekura utamaye umugisha. Uyu mugisha Yakobo yashakaga ni mugisha nyabaki. Yari afite abagaragu, afite abana n'abagore babiri gusasa ahubwo. Haleluya. Afite imikumbi amashyo. Yari afite n'ahandi hantu yari yaragize gute mu gihugu cyabo iwabo yari ahafite. Yari afite imitungo ifatika. Ariko niki cyabaye? Haleluya. Kuki yavuze ngo cyamukama umugisha? Kuki yavuze ngo sinkura kurutambaye umugisha? Haleluya. Yari afite ubwoba bwa Isawu wari muramwirukankana. Imana ishaka yaraguhaye umugisha. Haleluya. Wibifatika byo mwisi. Haleluya. Ariko hari gitutu, hari ikibazo ufite mu muryango wiwaye, hari intambara ufite mu muryango wiwaye, hari igitutu cy'abadayimoni mu muryango, nta mahoro mufite, hari ibintu bihuzuye bitari byiza. Haleluya. Wumva hari ibintu byahinduka mu kira cy'umwuka. Haleluya. Kandi nubwo yari abifite, yari yabibonye yiyushya kuya kubera karande. Nibyo yangagare. Nibundi yataza guhura n'Imana, iri akarande yari gukomeza kugeza ku bana 12. Yataza guhura n'Imana, nibundi karande yari gukomeza. Haleluya. Paka nabiri yabihombye, babimuriganyije, babimwibye, babimwambuye. Ariko abwira Imana, abwira ngo Mana, hindura ikirere cyanjye, hindura uko mbona ibintu, hindura ikirere nakiramo ibintu, hindura background yanjye, hindura amateka yanjye, hindura. Haleluya. Mu mugisha guhindurwa amateka, Imana irangije ngo imuhindurira izina, imwita Isiraheli, bivuga ngo umuneshi, igikomangoma. Haleluya. Abakurwanyaga witwa Yakobo, Imana guhindurira izina witwa Isiraheli, umuneshi. Baragushaka bakubure muri amasengesho, Imana guhindure title, Imana guhindurira izina mu isi y'umwuka, mu izina rya Yesu. Abadamu turi gusengana, Imana ibahindurira amazina. Abagabo turi gusengana, Imana ibahindurira amazina. Ihindura amazina imiryango yanyu, ihindura amazina. Sinzi uko Imana irabikora, sinzi urukundo ibigenza, ariko icyo nzi nuko yitegetse birakunda. Imana ihindure background yanyu, Imana ihindura amateka, Imana ihindura uko abantu bazi umuryango wanyu, Imana ikore ibicaniro bibarondora, Imana ikore ibicaniro bakurikirana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imana ihindura amateka. Haleluya. Yakobo arangije ngo ahita Penuweli, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Haleluya. Muri ya masengesho uhura n'Imana, ubona Imana muri business, ubona Imana mu muryango wawe, uhura n'Imana mu nzozi no mayerekwa, ubona Imana. Haleluya. Ubona Imana n'amaso yawe mu izina rya Yesu. Iki ni igihe ngo duhure n'Imana ku musozi Penuweli. Iki ni igihe dushinga amabuye y'urwibutso. Uyu ni umwaka w'ubuzima. Ntabwo ari umwaka wa begging, ni umwaka haleluya wo gutanga, ni umwaka wo gukorera Imana, ni umwaka wo kwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Imipaka, myuka ya Labani, myuka y'uburetwa, myuka y'ubucakara ikurweho mu izina rya Yesu. Imyuka itudindiza, Imana ivaneho mu izina rya Yesu. Imyuka iturondora, Imana ivaneho mu izina rya Yesu. Ibyadindije umugabo wawe, byamucyaganyikishije imutwaza igitugu, Imana ibigukurireho. Ibyadindije abana bawe, Imana ibibakureho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ibyo bakwikoreje, Imana ibitesha agaciro. Iyo minyururo mu mwuka, Imana yice. Bigukurikirana ugiye muri Amerika, ugiye muri Canada, ugiye aha hose mu kazi, ukimuka mu gace kamwe kajya mu kandi karere, bigakomeza gukurikirana iyo minyururo mu mwuka. Marayika w'Imana kata marayika w'Imana, kata iyo minyururo, 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 kata izo karande z'ubusinzi, kata izo karande, kata mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Tujye gusega Imana.
ntabwo turi butinde, tugiye gusega Imana. Haleluya, tugiye gusega Imana. Muntu wiyiriza ubusa, Imana iguhindure power, iguhindura umuriro mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana iguha imbaraga ziraje ibikurwanya. Imana iguhindura umuriro, amasengesho yawe, amagambo akuvamo, ibiganza byawe hinduka umuriro mu izina rya Yesu. Haleluya. Imyenda yawe hinduka umuriro, ikintu cyawe cyose gihinduka umuriro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uhinduka umuriro, uhinduka umudasaga mw'isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwawe ruhinduka ikibatsi cy'umuriro, ibirara hejuru y'inzu biraba bikingura inzugi, biraba bidondanga izo maneko. Urugo rwawe ruhinduka umuriro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abaguhamagara mu myuka mibi, abagutura ku bicaniro, abakwiba imyenda n'amafoto bihinduka ubusa, abakura kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri internet ngo bagutongere bakuroge, bazapfusha ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Ngo hari bazaterana, ngo ari kwita gasuza bateranyije, icyo bazabakorera gusa bazakorwa n'isoni, bazababyohereza basanga uri protected, basanga urarinzwe, wuzuye imbaraga, wuzuye ububyutse, wuzuye umuriro izina rya Yesu. Mwanduje ububyutse, mwanduje imbaraga, mwanduje ubushobozi, mwanduje imbaraga z'Imana. Zacire, hinduka umuriro, hinduka umunyembaraga, woba ku gicaniro, hinduka umuntu utarogwa, hinduka umuntu haleluya bataneka mu mwuka, hinduka umuntu batamenya amakuru ye bakoresheje ibigirwamana by'amyamaswa, hinduka umuntu utanekwa mu izina rya Yesu Kristo. Hinduka umuriro, hinduka umuntu uhishe mu mwuka mu izina rya Yesu. Izina ry'Uwiteka ni umunara muremure, abakiranutsi bihishamo bagakomera. Haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo rikubera umunara muremure, riguhisha uyu mwaka. Haleluya. Ibiguhiga uyu mwaka bizakubure, bizasanga barihishe muri iri zina ry'Uwiteka. Haleluya. Abakugambanira bazakubure, abagutanga ibitambo bazakubure, bazasange uri mu izina ry'Uwiteka riguhishe, warakomeye mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Mu mababa y'Uwiteka bariho shira ubuzima bwawe, bariho shira ubuzima bwawe, bariho shira ubuzima bwawe, bariho shira ubuzima bwawe, bariho shira ubuzima bwawe mu Uwiteka Imana Nyiringabo, bariho shira ubuzima bwawe. Haleluya. Andika muri komanteri ngo amaraso Yesu Kristo abari yanwikira. Haleluya. Byandike muri komanteri ngo amaraso yawe Yesu abari yanwikira, amaraso ya Kristo abari yagutwikira, amaraso ya Yesu abari yagutwikira, abari yaguhisha. Amaraso Yesu Kristo natwikira abana bawe, natwikira umugore wawe, natwikira umugabo wawe, natwikira famille yawe. Amaraso Yesu Kristo natwikira diplome yawe, natwikira akazi kawe, nagutwikire, 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 naguhishe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Andika muri komanteri ngo amaraso yawe Kristo nabishe. Haleluya. Amaraso yawe Yesu niyo nihishemo, amaraso yawe Yesu niyo burinzi bwanjye, ni umunara muremure nihishemo kandi ume gukomera mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Haleluya. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Buri imbaraga zarabane, imyuka ikudindisha, byitwa imitongero, byitwa inyatsi, byitwa karande, ndi gusenga ndekuye ubushobozi n'imbaraga, ndi gusenga ndekuye imbaraga ku bana bawe, ndi gusenga ndekuye ubushobozi ku buzima bwawe. Ndabohora umuryango wawe unyuze muri wowe, ndabohora umuryango wawe unyuze muri wowe, ndabohora umugabo wawe unyuze muri wowe. Dore ko adakijijwe atanasenga, atazi iby'Imana, ariko uri umudamu usenga, usengera umugabo wawe kuko muri umwe nubwo mutarumwe mu mwuka. Ndasengera umugabo wanyuze muri wowe, ndasengera abana bawe nyuze muri wowe, ndasengera akazi kawe nyuze muri wowe, ndasenya iby'iwanyu umuryango wavutse banyuze muri wowe, ndasenya byo washatse nyuze muri wowe. Ni wowe contact point ndakoresha ninjira ukeka kwinjira mu izina rya Yesu. Haleluya. Nkoresheje wowe ndategeka amateka mabi ku buzima bw'umuryango wawe gusibama, gukurwaho mu izina rya Yesu.
amateka mabi, amateka yo kutababarira, inzika, uburozi n'amashari, ubupfumu n'ubushare, amateka y'umuryango wanyu mabi nasibame. Imana ireme ijuru rishya n'isi ku muryango wawe, Imana ireme ibishasha ku bana bawe, Imana ireme ibisha, Imana ireme ibisha, la posha toze mene fire, Imana ireme ibisha mu izina rya Kristo apfuye akazuka. Umuryango w'iwanyu, haleluya, turinjirayo, turazinya ibicaniro byakotaga, ibicaniro bibakurikirana byo kurwaragurika, byo gupfa igihe kitageze, byo kwishingira, ibicaniro byo kutabyara, ibicaniro byo kurogana, ibicaniro by'amashari, ibicaniro by'ubucuraguzi, ibicaniro byo guterekera no kubandwa, ibicaniro byo kwimika satani, ibicaniro, haleluya, byo gushaka abagore benshi, ibicaniro byo gushaka abagore benshi, ibicaniro byo kubyara abantu badahuje se, ibicaniro fire. Ibyo bicaniro turabisenya, n'ibindi tutavuze turabisenya mu izina rya Yesu, haleluya. Ibyo bicaniro n'ibindi tutavuze turabisenye mu izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka. Turatura kubohoka kuzuye, turatura guhindura ubwisina, turatura kuzamuka, turatura promotion, turatura impinduka muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka. Wowe Satani wafashe ubuzima bw'uyu muntu, wafashe akazi, business, abantu, urubyaro, ndagutegetse reka uragira vuba, ndagutegetse reka urasakuza, uvuze induru ugende, sakuza, sakuza. Ndategeka indwara abaganga baburiye umuti, babuze mu mubiri wawe kandi urwaye, sakuza wa daimoni wayizanye, sakuza wa mwuka wayizanye, sakuza uboro gugenda usohoka mu mubiri we, sohoka. Ntabwo umubiri wawe ari icumbi ry'indwara z'abadayimoni. Ndi gusega ndasohora uwo mwanda w'abadayimoni bakuzaniye, ndasohoye, 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 ndasohoye. Acira umuriro w'Imana mu mubiri wawe, wakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka. Ndatura impinduka, ndatura gukira, ndatura kubohoka. Mwuka w'Imana akora operation, mwuka w'Imana akora operation, kora operation. Ndekuye amavuta adasanzwe mu muryango wawe none handi gusenga, ahantu uhagaze, ahantu wicaye, ahantu upfukamye, ahantu uri ukomeze kose, mahinduye amavuta adasanzwe. Ubutaka uhagazeho yaba ari sima, yaba ari amakaro, yaba ari tapi, bihinduye umuriro mu izina rya Kristo apfuye akazuka. Ndategetse akira deliverance, akira kubohoka. Sindi ibyo urimo gusengera, ariko akira ubuzima, akira impinduka, akira imbaraga z'Imana nizikuzeho, zikora icyo ushaka. Akira imbaraga, akira imbaraga, akira imbaraga, akira imbaraga. Fire sohoka ugende, sohoka. Warwara we, sohoka mu izina rya Kristo apfuye akazuka. Akira imbaraga zikubohora, akira imbaraga zigukiza indwara, akira imbaraga z'umwuka we, akira ubuzima, akira impinduka, akira amavuta, akira, 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 akira mu izina rya Kristo apfuye akazuka. Akira imbaraga, akira deliverance, akira kubohoka, akira impinduka, akira akazi, akira urubyaro, akira, akira agakiza mu muryango wawe, akira, akira, akira fire, akira mu izina rya Kristo apfuye akazuka. Ndi gusega Imana, ndumva kubohoka kudasanzwe, ndumva abantu babohoka, ndumva abantu babohoka. Hari umuntu nkurikiye, abadayimoni batangiye kuzakuza muri we, batangiye kuvuza induru basohoka. Hari umuntu nkurikiye, haleluya, hari ibicaniro aruba byo gusenyuka, hari imbaraga aruba zirimo zirarituka. Haleluya, 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 haleluya. Bwira Yesu ngo nkoraho nanjye, bwira Yesu ngo nkoraho nanjye, bwira Yesu akore ku bana bawe, mubwire. Bwira Yesu ngo nkora ku mwana wanjye, bwira Yesu ngo kora kuri kanaka, bwira Yesu ngo mugenderere, bwira Yesu ngo nanjye wo kunsiga, bwira Yesu ngo nanjye nyiza, bwira Yesu ngo kora ku mwana wanjye, mukoreho urumogi, mukoreho ibisazi,
mukure kwikubita hasi, mukure guhera, mukure inzoga, mukure ubusambanyi. Bwira Imana ngo Mana nanjye kora ku mwana wanjye, nanjye mukoreho, kora kuri Mugisha, kora kuri Bruce, kora vuga izina, vuga izina, vuga izina, vuga izina, vuga izina mu izina rya Kristo. Imana imukoreho nawe, Imana imukoreho nawe, Imana imukoreho nawe. Uriya muntu muziranye wabuze urubyaro, bwira Imana imukoreho, bwira Imana imukoreho. Ikora kunda, ikora kunda, ikora kunda, ikora kunda. Arabyara, arasama, araheka, arakikira. Fire mu izina rya Yesu Kristo apfa akazuka. Ndasenya ibicaniro, ndasenya imbaraga z'umwijima, ndirukana ibitega biteza abantu umutwe udakira, ndirukana amahembe bohereza abantu, ndirukana imyuka y'abarangi yica imana z'umwuka wera, yica abahanuzi, ndirukana mu izina rya Yesu Kristo apfa akazuka. Ndi gusenga cya deliverance, ndi gusenga kira kubohoka, ndi gusenga kira ubuzima, ndi gusenga kira impinduka, ndi gusenga kira deliverance, ndi gusenga kira umwuka wera. Akira impano zawe nisigaruke, imana z'umwuka nasigaruke. Akira guhanura, akira kwerekwa, akira kuririmba, akira kubwiriza, gusengera abarwayi bagakira. Akira Imana iguha imbaraga, iguha impano zawe zigaruke mu izina rya Yesu Kristo apfa akazuka. Haleluya. Urakoze Uwiteka itare cy'amahanga, hindura amazina yacu muri amasengesho, reka tukubone, utwambike imbaraga. Abarari kuzimu, abarara mu marimbi, abarara bakoreshwa n'abarozi, babateje icyangiro, babasiza abantu, iyo myuka mibi turayishinguye, turayihambye, tuyishyize kuzimu mu izina rya Yesu Kristo apfa akazuka. Abarara baye ikinyamenyo, abarara ahantu bavukiye iwabo, abarara bajya kwiga, abarara barimo guhinga barota abantu bapfuye, turasenye ibyo bicaniro. Abarara basambana, turasenye ibyo bicaniro. Haleluya. Akira kubohoka, akira kubohoka. Abarara bakoreshwa amasezerano mabi yapfuye, akira deliverance. Abarara birukanka inzira dafite aho zigarukiye, akira kubohoka. Ibyo bicaniro uko bivuga niko Imana ibikuraho, niko marayika y'Imana bisenya, niko bivaho, niko bivaho, niko bivaho. Ibyo bicaniro bikuraza nabi, ndabisenye, ndabitwitse. Fire. Imana yabwiye Aburahamu, namubwira ngo Aburahamu, siga umuryango wa so, ugenda ujya mu gihugu nzakwereka, nzakugira neza, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, abazagusabira umugisha nzawubaha. Ndi Uwiteka Imana Nyiringabo. Muri iri sengesho siga imigenzo yo kwaso, siga ibyo kwatera bisige, ibyo kwatera bisige. Aburahamu yari afite se witwa Tera, yacuruzaga ibigirwamana, yacuruzaga Imana. Imana abwira ngo nasige, siga umuryango wawe. Imana igutandukanye n'ibyo kwatera, Imana igutandukanye n'ibyo kwatera, Imana igutandukanye n'ibyo kwatera, Imana igukora ibyo kwatera, Imana ikuvaneho ibyo kwatera mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikuvaneho ibyo kwatera, bisige ugenda mu kindi gihugu, bisige ugenda mu kindi cyiciro, bisige ujya muri promotion, bisige. Kubisiga ni uguhindurwa izina, kubisiga ni ukwimuka, kubisiga haleluya ni ukwimuka n'akandi gaciro. Kubyimura, kubisiga ibyo kwaso, kwatera, kubisiga kwa Aburahamu ni ukubona umugisha wagutse. Kubisiga kwa Aburahamu ni ukubona umugisha wagutse. Nawe bisige, nawe bisige. Siga ubugome bwabo, siga amashari yabo, siga ibicaniro byabo, siga amateka yabo mabi, siga imishinya, siga kurakara, siga ya mico mibi, siga. Warakishijwe, wararokotse, uri umukristo, waramenye Imana, bisige. Hari iby'Imana igiye kukwereka, hari igihugu Imana yo mu ijuru igiye kugushingira. Haleluya, 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 haleluya. Turimo turasenga kugira ngo Imana iduhindurire izina kandi ikwita izina. Haleluya. Kuva kwatera kwa Aburahamu byari bivuze ngo Imana igiye kubaka izina ryande rya Aburahamu, kandi yararyubatse. Iyo dusenga turavuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo na Aburahamu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana. Imana mwubakiye izina, na Imana ikubakira izina. Imana yimuye Aburahamu iramwimura,
na Imana ikwimure mu byo gumwuka. Imana ikwimure ikuvane muri ziriya nzangano, muri buriya burozi. Haleluya. Labani yabashe Yakobo imyaka 20 kandi ari bene wabo. Ari bene wabo yagiye amuhungiraho. Abaturwanya benshi nawo mu miryango y'iwacu tuvukamo. Imana ikwimure rero, ikuvane kwa Labani, ikuvane mu bwo bucakara, ikuvane mu gucunaguza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ikuvane mu mahembe yabo, ikuvane mu mitongero yabo, ikuvane mu bucikarafiti bwabo, mu bupfumu bwabo, mu izina rya Yesu. Imana ikwimure. Haleluya. Imana ikwimure mu izina rya Kristo. Imana ikwimure. Ndi gusenga ndatangaza kwimuka, ndatangaza kwimuka, ndatangaza kwimuka. Ibyari biguhambiriye ndategetse bikuveho bikurekure. Byatuma gutimuka bikurekure. Ibyaha byo miryango kwatera gukurura bigigumana byatera bigukura bigusubiza inyuma, ndategetse bikuveho bikurekure mu izina rya Yesu. Wakira iminduka, wakira deliverance, uhinduka umuriro, uhinduka umudasanzwe, uhinduka umunyembaraga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Akira kubohoka, akira iminduka, akira ubuzima. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Duhereze Imana icyubahiro. Icyo ni cyo witekanye nk'Imana. Turagushimye Data, tugwaye icyubahiro. Haleluya. Ushyirwe hejuru Yesu, ushyirwe hejuru Kristo, ushyirwe hejuru Kristo. Urakoze kubwo gukiza abantu, kubwa deliverance. Buri binyuka yose yabosha abantu ibarekure mu izina rya Kristo. Byatumye batabyara bibarekure mu izina rya Kristo. Imyuka y'uruboho imbaraga zafatiye abantu zirekure imiryango, zirekure ingo. Haleluya. Imyuka itera amadivorce, gutandukana, kutubaka, turabisenye mu bana bacu bazadukomokaho, turabisenye, turabirimbuye, turaturako bubaka. Haleluya. Kiriminduka, kya deliverance, acha kubohoka. Umuryango wa nubohoke mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mwakire kubohoka, mwakire iminduka, mwakire ubuzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Nimwakire iminduka. Urakoze mwami Yesu, tugwaye icyubahiro Kristo. Haleluya. Tugwaye icyubahiro Mana, uragikwiriye. Tugushize hejuru, turakuramya, turaguhimbaza. Haleluya. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ikiza indwara, uri Imana ibohora imbohe, uri Imana itanga promotion, uri Imana ihindura amateka y'umuntu. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imana ishimwe kandi guhumugisha kubana natwe muri Isengesho. Imana ikwagure kandi Imana iguhumugisha mwinshi. Imana igira ibyisenya ku buzima bwawe. Yeremiya 1:10 ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kubika no gutera imbuto. Mu izina rya Yesu Kristo wamamagaye. Haleluya. Imana igira ibinisenya kandi itera imbuto. Turabatsinze, turabanyamugisha, turabona dasanzwe. Haleluya. Imana itera imbuto ku buzima bwawe. Igiti cyose Data wo mu ijuru atateye ni kiranduke muri amasengesho. Imana ikirandure, Imana ikirandure, Imana ikirandure. Buri giti cyose cyatewe ku buzima bwawe, ku muryango wawe, kiranduke mu izina rya Yesu. Haleluya. Uvuga ngo Yesu, ndagushimye kunkozaho nanjye, ndagushimye kubohoye. Uvuga ngo Yesu mu buzima, uvuga ngo Yesu ibyifuzo byanjye ndabisengeye nanjye, ubikoreho, ume kwimuka, wimure bene wacu abandi gusengera mu izina rya Yesu. Uvuga ngo Kristo utwimure, Kristo utwimure, Kristo utwimure, Kristo utwimure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira kwimuka mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Reka nsengera abarwayi by'umwihariko kuri kino gicaniro. Hari abantu benshi baza baje gusengerwa ku ndwara. Fata ahantu urwaye, fata kunda yawe, ndekuye umuriro mwinshi mu mubiri wawe nonaha. Daimoni wamuzaniye indwara ndagutegetse genda soka gira vuba. Rekura daimoni uteza abantu indwara, rekura, rekura. Umuryango wakingutse, ugakingurirwa Satani
n'abapfumu n'abarozi bakakuboha, umuryango ndawukinze. Igicaniro umuryango wawe wacanye, abarozi bakoresheje baguhamagara bakuboha, ndagisenye. Ndi gusenga indwara zikomoka ku marozi zirekura abantu. Niba hari n'ibyo wariye akira iseseme biruke. Niba hari ibyo umuntu yakugaburiye wamusuye mukorana akira mu izina rya Kristo wa Nazareti. Ibyo birozi bisoke mu izina rya Yesu. Niba hari ibintu watambutse ugiye mu kazi cyangwa se ugarutse uvuye mu kazi bigafata amaguru, fata ku maguru yawe nonaha, dore Imana ikubohoye ayo maguru. Imana iragukijije, Imana ikweho iminyururu yariboshye amaguru yawe mu izina rya Kristo wapfa akazuka. Niba hari umuntu wahaye amafaranga kukurogera mu nyatsi, dore ibiganza byawe nonaha bihinduza umuriro. So kugende wanyatsi rekura ibiganza bye, rekura umugisha, rekura business, rekura iterambere, rekura umuryango, rekura umugabo ajye mu kazi, rekura umugore ajye mu kazi, rekura diplome zabo, rekura ibyo bigiye, rekura impano zabo, rekura akazi kabo, rekura business z'abacuruzi zigiye gutera imbere, zigiye kuzamuka, rekura mu izina rya Yesu. Haleluya. Niba hari umukohereza amahembe buri nimugoroba saa 12 ukagwara umutwe, ndategetse amahembe we rekura, soka mu rubavu, rekura umugongo, rekura mu gatuza, rekura mu nda, rekura mu kanwa, soka mu menyo, rekura amaso, wayarekura mu izina rya Yesu apfa akazuka. Niba hari umuntu watwaye ikayi y'umwana wawe akamucuruka ubwenge, agatwara ikaramu, agatwara birote, ndi gusenga ndategetse wabicaniro we, nyuze muri mama we, nyuze mu mugabo, ndategetse ibyo bicaniro byateye umwana wawe, ndi gusenga bimurekure, ubwenge bwe bugaruke, ubwenge bw'umwana bugaruke. Ari amakayi ndayatwitse n'amakamu ndayatwitse, ibyo bagutwaye byose ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo apfa akazuka. Haleluya, haleluya. Niba hari umuntu wakurose kutabyara agatanga ibitambo, iteka ryose wakurose kutabyara baba baratanze n'ibitambo, fata kunda yawe nkuyeho ibitambo bagutanzeho. Haleluya. Igitambo gikuru n'amaraso ya Yesu Kristo apfa akazuka. Ndi gusenga umuntu utabyara nambika ikikadakunda ye, Imana ikoza operation mu nda yawe, tangira kumva operation mu nda yawe. Wowe wakoraga minda, mfite abadamu batwite bakoraga minda, ndabafite ndi gukurikirana benshi bakoraga minda, ubu ngubu zikaba zirimo zirarenga amezi zaviragamo. Mfite nundi umaze imyaka 11 atabyara none aratwite, abarozeje bundi bafashe inda ye barayitambika mu nda. Ndasenga ndategeka ngo wandawe, abaganga bavuze ko utambitse kandi ko kuratambise, ndagutegetse ongera ubikarage wa mwana, ongera wikarage usore umwanya wawe. Haleluya. Nyuma y'imyaka 10 ningahe n'ibiri, umwana we mukuru n'umwe afite umwana umwe, imyaka 12 niyo afite, imyaka 12 nta wundi mwana ariyongeza, abarozi barafunze. Haleluya. None barashaka no kujya gute bayimuhezemo. Haleluya. Turasega Imana ikora igitangaza. Ibitamo byose byatanzwe ku buzima bwawe ngo utabyara, Imana ibikureho, Imana ibivaneho, ibicaniro byose Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Akira deliverance, la posha toze menefa. Ndategetse akira umwana w'umuhungu, akira umwana w'umukobwa, akira imanga, akira Gusengera, akira abawizeye, akira. Ndategetse muri uyu mwaka Imana ikora igitangaza ku badamu dusenga n'abatabyara, mwakire gusama mu izina rya Yesu. Nk'umukozi w'Imana bihanuye, akira gusama uyu mwaka. Haleluya. Kutabyara birababaza, kutabyara birababaza. Ndi gusenga akira umwana wasengeye, wahanuriwe, warose, wabwiwe, akira mu izina rya Kristo. Uwakuraga minda ntizongera kuvamo, amezi yaviragamo urayarengeje, amezi 9 ufashwe n'ibisura byaye mu izina rya Yesu. Abatwite muzabyara neza batababaze, ndatura amaraso ya Kristo wa Nazareti kunda zanyu zirarindwe zirahishe. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Imvura iraguye, imvura igize gute? Imvura iraguye kandi ahantu ku musozi. Reka dusoze. Haleluya. Agiye kugwa imvura yindi yaguye mu gihe cya Eliya ngo yimangukano. Ndabona ariyo mvura igiye kugwa pe, kandi bafite amatelefone mu mufuka, arashobora kunyagirwa n'udukoresho utandukanye.
ugasanga ndahombye. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Niba hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe, wandike muri comment uvuge ngo hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwanjye. Numva hari ikintu Imana ikunkoreye muri amasengesho y'iminsi 2. Ejo ku itariki 3 saa 9 mu gitondo turaba turimo turasenga iki? Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Muze dusoze dusenga. Haleluya. Nta muntu usenga kina kandi ukanagira usenga abahonyora, ntabwo ajya honyora. Abantu basenga n'abantu badasanzwe, abakozi Imana n'abantu badasanzwe. Haleluya. Hindura ubuzima bwawe igiciro cy'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha, Imana ikurwanirire. Haleluya. Imana ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi uko umuririmbyi yaririmbye ngo izongera ikore n'ibindi. Imana ikurinde kandi ikugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, 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 amen. Ni evangelist Gakuru Fabrice. Niba amasengesho agufashije ukande like na subscribe angaho kumukara kugira n'ifoto hafi y'ifoto kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Wohereza abandi isengesho ribabohore, ubutumwa bwiza bubafashe. Imana ikurinde kandi iguhe umugisha mu izina rya Yesu akazuka. Reka natwe duhunge imvura igiye kugwa kugira ngo ibikoresho byacu bitangirika. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Shalom, 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 shalom. Abarwayi TV vuga butumwa.